mbaye ikaze bakunzi bacu mbasuhuze mbifurize kugubwa neza muri mwese imane n'imande zitandukanye z'igihugu. Muri kano kanya tugiye kuba twafatanyiriza hamwe kureba amwe mu makuru ari hano hanze, ahantu hagiye ku ikiganiro cyacu ari amakuru ya murandasi cyangwa se amakuru iyo yabyiriwe bivugwa kuri social media zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuba twahera kuri DC Clement. Ubu ngubu muri kanya rwose dosiye ya DC Clement ni ukuvuga ngo amakuru ahari ni uko yamaze kuba yashyikirizwa ubushinjacyaha. Uyu DC Clement yarezwe kuri ubu ngubu biragaragaza ko yarezwe ibyaha 5. Muri dosiye rero yarezwemo ibyaha 5 yaje kuba yashyikirizwa ubushinjacyaha. Ubu ngubu niho gahunda niho bigeze, niko bimeze. So ukuntu rero bimeze rero nuko nguku kugira ngo dusobanukirwe neza. Dosiye ya Nigaba Clement wamamaye nka DC Clement yashyikirijwe ubushinjacyaha ku ikubitiro, akaba yarezwe ibyaha 5 nubwo hari ibindi bigikorwa iperereza nk'uko byemejwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitseri yemereye ikinyamakuru igihe.com dukesha iyi nkuru ko dosiye ya DC Clement yagejejwe mu bushinjacyaha kuri uwa 8 Mata 2026. Ati nibyo koko dosiye yagejejwe mu bushinjacyaha ku ikubitiro yarezwe ibyaha 5 mu gihe hari ibindi birimo n'icya ruswa bigikorwa iperereza. Bya DC Clement akurikiranyweho birimo icyo kwangiza ikintu cy'undi kubw'inabi, icyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, icyo kurwanya ububasha bw'amategeko, icyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe imirimo rusange, n'icyo gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta. Dr Murangira Bitseri yavuze kandi ko mu iperereza ry'ibanze ryakozwe basanze icyangombwa cyatanzwe cyo kuvugurura naho gihuriye na DC Clement, ari nabyo ahamya ko bikwiye kubera isomo abandi banyamakuru. Yavuze ko ngo mu iperereza ry'ibanze ryakozwe basanze icyangombwa cyatanzwe cyo kuvugura naho gihuriye na DC Clement, ari nabyo ahamya ko bikwiye kubera ngo isomo abandi banyamakuru bisanga baba ibikoresho by'abandi. Ati ubundi iyo umuntu yicaye yibaza icyo yashyaga yarura kuko naho ahuriye na nyirinzu. Hari abandi nkawe bajya bahuruzwa bakaza bihishe mu mutaka w'umwuga bakora bakagerageza gutera igitutu abari mu kazi. Gusa ni umuco utari mwiza kuko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko. DC Clement akwiye kubera abandi urugero, abandi bakirinda kujya babangamirana mu kazi kabo. Ni mu gihe uyu DC Clement yatawe muri yombi ku itariki ya 31 ukwezi kwa 3 2026 ahita ajya gucumbikirwa kuri sitasiyo ya RIB ya Jabana. Uyu DC Clement nibwo yari yarataye muri yombi ku itariki 31 z'ukwezi kwa 3. Murabizi ukuntu byari byagenze ndetse n'impamvu yari yatawe muri yombi. Rero ku itariki ya 31 nibwo byatangajwe urwego rw'ubugenzacyaha nibwo rwatangaje ko Nigaba Clement uzwi nka DC Clement kuri YouTube yafunzwe akekwaho kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko. Nigaba yabanje gushyira ku mbuga nkoranyambaga amashusho y'inzu iri gusenywa. Aya mashusho yashyize ku inzu, aya mashusho yashyizeho avuga ko ngo yari afite ibyangombwa byo kubaka ishuri, ariko ngo akaba yatunguwe no kubona urwego rw'akarere ka Gasabo rumusenya rutanagezaho ikibazo cyabereye. Nigaba yavuze ko yasabye akarere kwisenyera inzu yari ari kubaka kakabyanga bikarangira kohereje abo kuyisenya. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Nirenganya yahise avuga ko icyangombwa cyasabwe cyari icyo gusana inkuta 2
ku nzu ishaje no gusimbuza amabati aho kuba guhindura imiterere y'inyubako cyangwa kubaka nshya. Nyuma y'uko inkuru y'iyi nzu yasenywe ibaye ikimenya bose, Niyigaba Clement yatawe muri yombi akekwaho kurwanya ububasha bw'amategeko. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye umunyamakuru Oswald Mutuyeyezu ko uyu mugabo watawe muri yombi yatawe muri yombi ati nibyo arafunzwe akekwaho kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko. Ingingo ya 105 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange bivuga ko umuntu wese ushishikariza abandi kwigomeka ku by'amategeko ateganya abakoze icyaha. Ibi rero abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Ibihano bivugwa mu gika cya kabiri cy'ingingo bikubwa kabiri iyo uko gushishikariza kwagize ingaruka mbi. Ingingo y'186 muri iki gitabo yo ivuga ko umuntu wese kubw'inabi wangiza cyangwa wonona ikintu cy'undi kimukanwa cyangwa kitimukanwa aba akoze icyaha. Ibi rero abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko kitageze ku mezi 6 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze ibihumbi 500 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Murumva rero nari mbanje kugira ngo dusubire inyuma tumenye igihe yaterewe muri yombi ndetse n'icyo yari akurikiranyweho. Mwumvishe ko igihe byatangarijwe hari ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu nibwo byatangajwe ko DC Clement yatawe muri yombi. Kuri ubu ngubu rero dosiye yaje kuba yashyikirizwa ubushinjacyaha nk'uko natangiye mbibasomera. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo DC Clement dosiye ye yashyikirijwe ubushinjacyaha, ubwo ngubwo ikaba yashyikirijwe ubushinjacyaha ariko noneho ubu ngubu rwose akaba yarezwe ibyaha 5. Ibyaha 5 numva nibyo agomba kuba yaburanaho mu rukiko. Ubwo nyine urukiko rwiwe ruzaba ruri kuba reka funge kano kantu kari gusakoza. Yego nuko ngo ubu muri kano kanya nkuko muri kubyumva dosiye DC Clement warezwe ibyaha 5 yaje kwashyikirizwa ubushinjacyaha ndetse no ko dosiye rwose y'uyu mugabo wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube. Ubu ngubu rwose muri dosiye harimo ibyaha 5. Ibyaha 5 rero nabibabwiye dore ko umuvugizi wa Dr Murangira Bitseri yaje kuba yakemereye ko dosiye ya Clement yaje kuba yagerwa mu bushinjacyaha kuri wa 8 Mata. Rero ibyaha bya akurikiranyweho birimo icyo kwangiza ikintu cy'undi kubw'inabi, icyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, icyo kurwanya ububasha bw'amategeko, icyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe imirimo rusange, n'icyo gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta. Ibyo nibyo byaha 5. Kuko icyaha cya mbere DC Clement ashinjwa, icyaha cya mbere DC Clement akurikiranyweho, reka turebe. Icya mbere ni icyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Icya kabiri ni icyo kurwanya ububasha bw'amategeko. Icya gatatu ni icyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe imirimo rusange. Icya kane ni icyo gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta. Icyo nicyo cyaha cya 4 DC Clement akurikiranyweho. Sinzi nimba hari icyo navuze. Hari icyo navuze ubwo nari mvuze icya mbere navuze ko icyo kwangiza ikintu cy'undi kubw'inabi, icyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, icyo kurwanya ububasha bw'amategeko ni icya gatatu, icyo gukoza isoni abayobozi b'igihugu n'abashinzwe imirimo rusange, ndetse n'icyo gukubita cyangwa kugira urugomo abayobozi mu nzego za leta. Icyo nicyo cyaha cya 5 DC Clement akurikiranywe. Dukomeze rero tunagaruka nuko ngo namakuru n'ubundi tuba turi gusoma dukesha ikinyamakuru igihe.com. Namakuru aba yasohotse uyu munsi, ubwo ni breaking news, ntago twari kubura kugira icyo tuyivugaho. Nanone kandi mbibutse ko turi mu ibihe turimo turi mu bihe byo kwibuka
turi mu bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. niyo mpamvu rero nari mbanje kugira ngo wenda tukomore hariya, ariko noneho tuhite tunagaruka kutushimira Mutesi Jolly. Miss Mutesi Jolly rero we ni ukuvuga ngo kuri ubu ngubu Miss Mutesi Jolly yasabye urubyiruko kwiga amateka kuri jenoside yakorewe abatutsi. uyu Miss Mutesi Jolly rero nawe mu minsi yashize uheruka kuba yata inzu yari yujuje, ni inzu navuga